Iribagiza yibutse ko ababyeyi be bapfuye, abibwiye Cyusa. Ku rundi ruhande Iribagiza twabonye ibyo yakoreye Nyirantambara. Kanyana na Sylvie baraza kubyitwaramo bate? Njye tugiye kubana ntitwawuzi. Mu minsi ishize twese twaduhanze amaso kuri Iribagiza, dutegereje ko hakanguka. Mu minsi mike aba arakangutse, aza yibuka neza ibyamubayeho. Umwanya muto uyu munsi nibwo amaze kubibwira umuryango wa Cyusa ko yibutse, kandi ko ababyeyi be azi umuntu wabishe, ariko atamukurura isura ngo amwibuke neza. Turabona Kamarade na Emile bapanga kwica Rugema, noneho bakamukura ku isi, bagiye ku mataba. Ibi biraza gucura iki? Ese baraba bihoreye? Baraba se bakemuye ikibazo? Iyi filime iri muri filime za mbere zikunzwe muri iki gihugu, kandi itanga n'amasomo. Rugema ndahamya neza ko mu minsi iri imbere azaba amaze kwicuza, ku buryo ibyaha azaba bigendera kure. Twakwibaza ngo kuki Sylvie na Kanyana nabo barakunda umusore umwe? Ibi bintu nawe ujya ubyibaza. Ese nyina wa Kanyana araza kwakira gute Iribagiza ko nawe abatunguye? Iki kiganiro gishishaho buri munsi kugira ngo twungurane ibitekerezo. Kamwibutse ko ushobora gukanda subscribers cyangwa se sabone bitewe n'ururimi urimo kubyumvamo. Mu masaha iminota mike cyane muri izi saa saba nibwo akandi gace gasohotse kavuga ko Iribagiza noneho atangiye kwibuka neza ibyamubayeho. Sinzi urimo uri kumva icyo kintu. Ubu ngubu mu minsi iri imbere turaba tubona Iribagiza ari uwundi muntu utandukanye n'uwo twari dusanzwe tuzi. Wowe urabyumva ute? Ubona Iribagiza yarahindutse? Ubundi se mwigeze mubona uburyo yahindutsemo, uburyo arimo kuvuga? Yahindutse cyane ku buryo bugaragara inyuma ndetse n'imbere. Ushobora kuba yanagiye kurwanira uburenganzira bwe. Nyuma na nyuma Iribagiza risobanukiwe, kandi nta wundi muntu ubimufashije usibye Imana yonyine. Ariko se Nyirantambara araza kwitwara ate? Aremera uyu mwana Iribagiza amutegeke kuko yibutse, cyangwa aramushakira izindi gahunda? Buriya ntahita amwicisha kugira ngo atamubangamira akamuvumbura n'ibindi byose yamukoreye. Ahubwo se
ubu Nyirantambara arorohewe. Ahubwo se Fabiola we araza kwitwara ate? Araza kuza yifatanya na Nyirantambara kugira ngo iryo shyira bagize? Ariko se araza kubyemera? Tubihanga amaso, kubera ko twabonye inshuro nyinshi bamuryarya bakamutekaho imitwe ariko ntibikunde. Uyu munsi yaba yabigoronzoye? Uyu munsi se tukaba tugiye kubona Iribagiza ari undi muntu mushyashya utazongera gucika intege cyangwa ngo akandamizwe n'ababyeyi ba feke batarabe bamwitirira. Nuko tubitege amaso turebe aho bigana, kuko yarize kenshi, yabaye mu gahinda inshuro nyinshi, ariko ndizera neza ko bigiye kurangira. Bigiye kurangira kuko ubu ngubu yisobanukiwe, akamenya uwo ari we. Iribagiza ni umuntu mukuru uzi icyo agomba gukora. Ariko se ko na mbere ya hose twabonaga ari umuntu uca bugufi, azabikomeza cyangwa azaguma ari hejuru nk'uko akangutse ameze? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube yitwa Big Family TV, ntikajye gucika. Ariko nanjye umanuke hasi ukande subscribe na comment, twuze twibanire. Mu minsi ishize twibazaga ikintu bagiye gukora Rugema, none bagiye kumushyingura ari muzima. Ubu se byo kumushyingura ari muzima bije bite? Ahubwo se byo kumwaka amafaranga byo bije bite? Aho si urwiyenzo rwo kugira ngo babone impamvu? Iyi filime icyarimo amayobera, sinzi irimo murabibona, kuko ahantu igana harakomeye. Kandi iyi filime iri kuri filime ziri muri iki gihugu zikomeye kandi zirebwa n'abantu benshi. Sinzi niba ushobora gufata umwanya ukareba ikiganiro, ukareba na filime nk'iyi ngiyi, ntukuremo isomo. Sinzi uko wabyita, biragoye kubyumva. Ndakwibutsa ko uzajya usiga comment uzajya wandika comment hasi tukayisoma, hanyuma tukagusubiza.
ukande sabo, ukande share, hamwe tugumye tubana. Turebe aho Iribagiza na Kanyana na Sylvie barimo kurwanira umukunzi aho bigiye kugera. Njye mwari kumwe, nitwa Wizi wanyu, naho ubutaha.